Mwiriwe. Umva. Diasporland. Umva turi mu kiganiro. Mungandagije kuri kamera. Finally. Uriyumva utembe nyuma y'igihe kinini utagera kuri kamera ukaba ugiye kwibonaho. Ndumva nari meze nk'umuntu. Mani wisatsa ndirware nifite inkoro. Numva mungereje ko kuri televiziyo. Tunda sunda paka wanse haibo pukaka haibo sunda we sunda paka wase sunda bebe urishimye Nanezerewe kubera ukuntu baciye veb baciye n'ibyuma taikun disi byamuyobeye mana uzi impamvu kira kinuzana kimweho rimwe ndakorora nari no man DJ uravuga veb no DJ taikun kubera kwigira umusirimu rero nashatse kwigira umusirimu ubwo nanjye mbabwiye abantu nanjye ni mume nkurureho nyine nigize umudanje nakuriyeho rimwe agatuza nari ngo hari iyo bita ngo strawberry ngo hakaba niyo bita hari n'ibirimo minti hari ibirimo ngo na minti biri seriye Brianne ntago bizi kubera ko flavors zayo nyine minti na gum na none se reka dore wenda ku ngingo ikomeye wenda yabaye udahari ibyuma kuba byaraciwe Brianne ni ibintu wakiriye gute ahubwo wowe wabyakiriye gute wowe baye Brianne nabyo abyakiriye Brianne cyangwa ibyuma oya buretse njyewe n'ubundi ibyuma ntabwo okay sinsanzwe ndi umufana wabyo sinsanzwe gusa ariko ukaba warabinyweye cyane niyo mpamvu hari mutakibikunda Tesha ibeshyera ahubwo wowe reka tureke ariko Brianne ubu jiribisi nanyweye nayo n'icyo ajya jiribisi nayo n'icyuma Yesu mbega umwana buriya ntabwo ari wowe wajya guhora umbwira ngo tugure ka boni 7 ngo tukaceceka oya igiza hino no kamera ese DJ oya DJ detatu oya detatu wijya muri bifite batangiye kuguha utangiye mu byo gucuranga mu tubari biraba bahereza ngo bya bottom the house utinya imana na boni 7 nge nawe twasangiye mbere utarabatizwa utinya imana utarabatizwa na boni 7 twasangiye twaguraga 7 icupa rinini karabe bega umwana na coca nawe nibyo yavugaga ngize ngo nayo wigeze ubona nani yuzi mama haibo ariko Tesha nayo imyaka 6 ni myinshi cyane ntago umuntu zaba zinakimurimo oyange ka jiribisi ko nagaherukaga hari ukuntu muri geto bigucanga ukavuga utereka ngo uri mu jiribiji Brianne ibintu wakiriye gute rata oya njyewe nabyakiriye neza kubera yuko reka nkubwire ikintu leta irinda kujya kuvuga wenda ngo ikigiyeho ukumva nuko babona ko hari ingaruka mu by'ukuri niba ari uko wenda njyewe ibyo byuma ntabwo binywa ariko hagiye hagaragara ko hari ingaruka z'ababinywa umukozi wawe bwa mbere akinywa ntabwo waraye inyuma y'urugi kandi koko taikun reka nkubwire subona ko tubajya kuvuga ngo ejo ngo u Rwanda rw'ejo uyu munsi wenda nk'abayobozi bariho ubu ngubu wenda barakuze mu myaka tuzabasanga bazaba bashaje cyane ukuvuga ngo urubyiruko nirwo ruzaba ruri ku ntebe y'ubuyobozi ese taikun ubwiza ukuri waba uri kunywa ibyuma ukazagera nko ukazavuga ngo uzavamo umuyobozi ntabwo byakora cyakoze aho ugiriye Burayi ufite ubwenge umwana avuze ingingo ze ko nkoze ahantu nkoze ku mutima sha yego mvinjajwe umbwenge taikun ari kunyongorera ibintu simbizi kari kunjajwaho none se ndi igikisheri who am I you are a big person no I'm not a big person nako big person so can we try to speak in English if yeah I'm not a big person nigga I mean uzi umuntu uri big hano uzi do you know a big person wowe uzi umuntu uri big ni Rurema wenyine abandi twese turi hasi fata urugero ruto kuri Ashton Hall niba hari umuntu uri big koko uramuniga se yaje mu Rwanda gukora iki yaje se muri Afrika gukora iki if he's big ari hambo cyane so tamenya bushari yataho umuhanzi soye yari kuba umudira umudira nyine udiringa utuntu utamenya nyine kuko ntabwo bushari yadirinze diro yakwanga
Yo, what's up Rwanda, what's popping in Kigali, nizere ko aramoro kandi ugenda neza cyane. Ikaze muri the switch episode indi kandi I'm super happy, super humbled ko ngiye kuganira n'uyu muntu. I love her very much. Ndamukunda rwo ntacyamariye gusa ukamenya ko kugira mubone. Ntacyo nkumariye ngiye kuguhesha views uzi ko ikiganiro nagutumiye iwanjye nakwakiriye nagushyiriye akayaga kari kuguhuha. Ntago ari ngombwa ngo unyurire, ntago ari ngombwa ngo unyurire ntarava niwawe, ushobora gusanga ari ibindi ribuze gukenera nkanasaba wenda kurya cyangwa se no kurara. Kurya muri iki kinyejana baraciye ibyuma. Sabwo ko bya byatera abantu. Ibyo byungu mumureke ibintu byiwe bya. Ntago turatangira ikiganiro. Umuntu nago mani n'umuntu ucuruza imyenda uri kumusaba bitanu ngo yavese ko baciye ibyuma. Asambwa no mu ucuruza imyenda n'ibyuma bahuriye he? Reka baci ibyuma taikun yaransaranye. Nakubije konsetsa ni Rwanda. Anyways, Tesha bite se man? Fresh meza neza. Shamizo fresh nari ngukumbuye tu. It's been a while. Yego ugira karete nyinshi abantu bagukundira urihangana urasetsa urafasha ariko ngo ndi kari tugira bigora ko wemera karite yo kuba wabeshya ngo urumwe mu babeshyi beza u Rwanda rwagize. Urumwe mu bantu ushobora kubeshya umuntu akumva aranyuzwe kandi wanamubeshya. Ubikora ute? Nge nago njya mbeshya ahubwo sinkunda kubabaza abantu. Kandi ukuri n'umuntu ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntibakundana ntibakorana. Mwanya yuko njya kubabaza umuntu. Inde nande udakorana. Ukuri na n'umuntu. Ne collaborate pas. Bivuze ngo ntago bakora borete. Ne collaboration. Aibo, bino biragoranye. Ce n'est pas collaboration. Oui, mais oui. So, umuntu njyaho kugira ngo mubabaze. Ndamubeshya kugira ngo yishime sinze kuza ku guhura n'amacara wabikoze challenges. Aya nama challenge. Oya Imana bibaho. Amakuru se kuri. Ni meza mushiti wanjye kibonke. Ko amatama yaraje wagira ngo utekere impumyi. Nari muri ubwo yaje kunsura nasiga ndoze. Tesha. Skore umuntu dukoranye interview wanjye mu rugo bwanjye. No kuri DJ Brianne Vogue night twakoze kandi barayigize. None tubigenze gute nyine? Kuba tubikoze bwa mbere tukabikorera iwawe tubikoreye iki? Ntacyo twabikora. Mana Irene yakoze ubukwe. Ni ibintu wakiriye gute? Nabyakiriye neza umuntu wese urongo yafashe umwanzuro hari umuntu wabyanga. Ko bavuga gute ari? Asubireyo namahwa. Ajya namahubwo subo wabyaye. Yabyaye. Sorry. Bamubwira felicitation gusa. Felicitation Irene. Ntuzaca umugore wawe inyuma uzubake kandi uzashika mukomere kubaka nago byoroshye. Kuki wereye ku kintu cyo guca inyuma? Abagabo benshi nyine niyo kamere yanyu ariko Irene we mbona ari umuntu iguri seri. Sinibaza ko Irene yatinze gushaka ku buryo yabanje kwitondera icyana yaragiye gutamago. Arakitondera arakireba kare yavuze ngo niba ari oya. Wintegekeri wanjye se. Okay. Kare yavuze? Niba yavuze ngo iki? Aho kugira ubeshya abantu nubyibagirwa ubyihorere. Sinzi sheri ukuntu yamwise. Yavuze ngo we ntago afite umugore ngafite anamwoza ibirenge ibyo byo nabyo. Sinzi ibintu yamwise ariko ni ijambo rya fresh rero Irene nyine nishfurije ihirwe mu rugo rwiwe. DJ Brianne ntago ari mu Rwanda yagiye mu kazi hanze muri Europe. Ubuzima Brianne atarimo unyina agahe gato amazi ntago ari amara igihe kinini reka tugite gutyo agahe gato amazi hanze mutariko. Yamara seconda rimwe irunguri bagyankubise mbone ndagupfa. Bayeho ute Brianne adahari? Bayeho nabi cyane. Man nabishire mu mwanya wanjye ufite umu best friend akagenda akamara nyine igihe niyo yamara icyumweru kimwe of course ugomba kumukumbura of course ibintu birahinduka tuva mu mpamvu zatumye mutajyana harimo nuko hakunaniye kuhaba kubera ko amakuru avuga ko hagize ibyo kurya ntubimenyereye ntunabizi ngo wabayeho nabi cyane ngo hari igihe wasafarinze bijyanye no kuba utamenyereye kuba hanze. Ahubwo twari tugiye kwa prayinga twese twagombaga kujyana ntabwo ngiye kubera ndi ngo sikwi hari ibiboro nagombaga gutanga bigiye kigera kubitana hari ndi muzi kandi biriya ntago ari itike y'imodoka wenda ngo wavugisha ariko nabyatari ngeshe ndi umuframa anytime tugene gihugu nahamagara Brianne naribi mamagarira inshuti ngirira vuba namagarira Brianne sha twibara mamagarira bestie ariko Tesha murabyibuha n'utagira ikintu ukora uraza guseba Amagara gateka nawe yarabyibushye mamagari. Oya mbikubwiye nk'inshuti yanjye ubwo ugira icyo ukora cyangwa se ubyihorere. Ariko ibere ryagiye nta gicece nta cyakoze nabyibushye taiko. Ahubwo we ko mbona wakushutse. Se bugambo. Yo. Niga. That's personal. Ariko taiko ugira mamagarira DJ vuba tumubwira ibyo nshaka kubwira.
nsigaye nisiga n'akarabeji oya ntaybo sobanugira umukunzi mfite umukunzi byanyabyo shu ndebere ntabisiga nabi ndebera taikun ni wane ongeraho duke ya ruguru hano nyine ku munwa we hejuru hari ukuntu tutarajya ugire gutya iminwa kaduhamagare Brianne sha nerekera inshuti yanjye nirambikeho numva ibyayo na interinete nuko gukora wowe gabanya amagambo ikiganiro uvuye muri 1&1 ugeze muri the switch kandi creative ceceka hamagara papa kuri ya G ariko man iyo fan ya Emera Sakusa ngize ngo ni yawe mwiriwe umva Diasporland umva turi mu kiganiro umwandagije kuri kamera finally uriyumva utembe nyuma y'igihe kinini utagera kuri kamera ukaba ugiye kwibonaho ndumva nari meze mani wisatsa ndirware nifite inkoro numva mungereje ko kuri televiziyo tunda sunda paka wanse haibo puka haibo sunda we sunda paka wase sunda bebe urishimye nanezerewe kubera ukuntu baciye vebo baciye n'ibyuma taikun disi byamuyobeye mana uzi impamvu kira kinuzana kimweho rimwe ndakorora nari no man DJ uravuga vape no DJ taikun kubera kwigira umusirimu rero nashatse kwigira umusirimu ubwo nanjye mbabwiye abantu nanjye ni mume nkurureho nyine nigize umudanje nakuriyeho rimwe agatuza nari ngo hari iyo bita ngo strawberry ngo hakaba niyo bita hari n'ibirimo minti hari ibirimo ngo na minti biri seriye buriya ntago bizi kubera ko flavors zayo nyine minti na gum none se reka dore wenda ku ngingo ikomeye wenda yabaye udahari ibyuma kuba byaraciwe Brianne ni ibintu wakiriye gute ahubwo wowe wabyakiriye gute wowe baye Brianne ntabyo yanywaga Brianne cyangwa ibyuma oya buretse njyewe n'ubundi ibyuma ntabwo sinsanzwe ndi umufana wabyo sinsanzwe gusa ariko ukaba warabinyweye cyane niyo mpamvu hari mutakibikunda Tesha wibeshyera ahubwo reka tureke ariko ubu jiribisi nanyweye nayo n'icyo hajya jiribisi nayo n'icyuma yesu mbega umwana buriya ntabwo ari wowe wajya guhora umbwira ngo tugure ka boni 7 ngo tukaceceka oya igize hino no kamera ese DJ oya DJ detatu oya detatu wijya muri bifite batangiye kuguha utangiye mu byo gucuranga mu tubari biraba bahereza ngo bya bottom the house utinya imana na boni 7 nge nawe twasangiye mbere utarabatizwa utinya imana utarabatizwa na boni 7 twasangiye twaguraga 7 icupa rinini karabe bega umwana na coca nawe nibyo yavugaga ngize ngo nayo wigeze ubona naniyuze mama haibo ariko Tesha nayo imyaka 6 ni myinshi cyane ntago umuntu zaba zinakimurimo oyange ka jiribisi ko nagaherukaga hari ukuntu muri geto bigucanga ukavuga utereka ngo uri mu jiribiji Brianne ibintu wakiriye gute rata oya njyewe nabyakiriye neza kubera yuko reka nkubwire ikintu leta irinda kujya kuvuga wenda ngo ikigiyeho uri kumva nuko babona ko hari ingaruka mu by'ukuri niba ari uko wenda njyewe ibyo byuma ntabwo binywa ariko hagiye hagaragara ko hari ingaruka z'ababinywa umukozi wawe bwa mbere akinywa ntabwo waraye inyuma y'urugi kandi koko taikun reka nkubwire si ubona ko tubajya kuvuga ngo ejo ngo u Rwanda rw'ejo uyu munsi wenda nk'abayobozi bariho ubu ngubu wenda barakuze mu myaka tuzabasangamo bazaba bashaje cyane ni ukuvuga ngo uru rubyiruko nirwo ruzaba ruri ku ntebe y'ubuyobozi ese taikun ubwiza ukuri waba uri kunywa ibyuma ukazagera nko ukazavuga ngo uzavamo umuyobozi ntabwo byakora cyakoze aho ugiriye i Burayi ufite ubwenge umwana avuze ingingo ze ko nkoze ahantu nkoze ku mutima sha yego mvinjajwe umbwenge taikun ari kunyongorera ibintu simbizi kari kunjajwaho yego nta Rwanda rw'ejo rwaba rurimo umuntu Rwanda rw'ejo rwanyweye icyuma
abantu bagiye babinywa umuntu abasusumira mu maguru mu mavi urumva umuntu azagenda imbere akavuga ngo agiye kuba umuyobozi gute so hari ibintu leta nyine igenda ica twebwe wenda tukababara tukumva ko leta ni nk'umubyeyi mu rugo mu rugo umubyeyi hari igihe aguca ku bintu yego taikun umubyeyi ntabwo ari uko yakima umwana imodoka yiwe ngo areke kuyitwara ahubwo nuko abazi yuko nayitwara ntabwo wahereza umwana wawe imodoka ngo ayitware kandi ubizi ko iri bumwica atasanzwe yize arababara kubera ko mwimye umunyenga ariko ntabwo bari gutekereza ingaruka umurinzi yego ukumva natwe rero nyine hari igihe wenda baca ibintu ukababara nyine wenda ngo babiciye kandi wenda byatujyanaga hayi ariko mu by'ukuri ukareba imbere ejo hazaza hari ibintu byinshi bakurinze yego hanyuma Brianne nganira na Tesha dutangira ikiganiro yavuze ko abayeho nabi kuba atagufite nyine uri kure ye nanjye kuba tutari kumwe ntabwo naba mbayeho neza kuko Tesha umva she is my best friend kubera ko umutuma ku muhanda ride or die ubu noneho ibyo gutuma ibyo gutuma nabyikuyemo hano nta muntu utuma oya ejo bundi yarambwiye ngo atetse umuceri ndamubwira ni se Brianne umuceri wawutetse ute ati nshizemo amazi ariko ndabona wahiye ni none ati ndabiriraho oya rata ngendebera kwa nuza ndahamagara mu rugo ngateka kuri video ko cyangwa se ngareba kwa shefu ako Brianne urabona yuko kwigira ikinana atari byiza nibyo biba biri kugaruka twajyaga tujya mu kiganiro nahinga ukavuga ngo Tesha ngo wakuze nabi ngo iwanyu umuhinga ngo iwanyu ngo bagukoresha ngaho nawe turebe wumve yuko maje guteka umuceri inshuro ebyiri ko n'ubu ngubu nta munsi umwe ndawuteka ngo hagire n'undi muntu wishimira nanjye ari njye sinawishimira nakoze ikintu cyonyine natetse tukarya nabwo nk'inshuro ya kabiri ni nudozi ejo yarambwiye ngo agiye gukora akaboyiro k'ifi ari umushuti wanjye nari nahamagaye inshuti yanjye nikira video kwa banyerekera kuri nudozi Brianne kuri ukuntu nashaka kuziteka nari naraziriye zirimo ngo Brianne mba numva kabyo zirimo iki amagi yego rero nibyo nashaka guteka anyway reka nyimubwire taikun ukuri kumana abantu bana nibashaka bige guteka hari ubuzima ugeramo sho bikaba ngombwa ko buri kintu cyose ukikorera bikaba ngombwa ko buri kintu cyose kandi tuba turwanira kuhaza Brianne twumva ubuzima buri soft cyane yego nyine ni sawa kubera yuko uraguka mu mutwe hari ibindi bintu utaba warabonye utangira kubona hari ibindi bintu udafite mu mutwe utangira gushyira mu mutwe hari ubundi buzima ariko urumva ubwo buzima ni bwiza kumenya ko ugomba kurya ukiyandurira isahani aho ngaho KGL show nanjye mba ndi kuvuga ngo mfite umukozi ndamara kurya yandurure ndamara gukuramo imyenda nyijugunya aho mbonye baraza kuyimfatira ariko mani hari ahantu ugera bikaba ngombwa yuko imyenda ugomba kubuza aho uri niba ugiye kuwutwara mu mashini umenye yuko ugiye kuwutwara mu mashini uri buwifurire umenye yuko uri bwitekere umenye ko uri bwirishe nta muntu ukwitayeho nyine ni wewe rero bisaba yuko nyine ugomba kwiga ibintu byose kugira nyine icyo gihe nikigera nawe uzamenye ukuntu bigenda yego Brianne ariko nanone umaze iminsi mike ugiye mu kazi ariko hari inkuru yindi yabaye iherutse ya Irene yakoze ubukwe n'ibintu wakiriye gute se kuba yarakoze ubukwe ashaka mbyakire gute ntabwo arongwe nk'uko abandi barongora Imana imwubakire ariko si ubwiye utabanza kuberenzaho kurongora no kurongorwa n'ibiki ntabwo wari kuvuga ukifuriza umuntu ubukwe bwiza bikava mu nzira wanjajwaho hanyuma se umunyarwanda n'itiko bagatandukanye ese wamo ayibo kandi koko icyo nari nkigoswe mu mbabarire bamubwire Irene ndamukunda Irene n'inshuti yanjye yakuzanye imihanda yanzanye imihanda buriya taikun Irene niwe wanzanye yego turakubona ijigo rirenda rishira urananuka turakubona ariko n'Irene wari waguteretseho Irene n'ukuri Imana imwubakire nabonye hari abantu barimo baravuga ngo ntabwo urugo ruzakomera ariko nimugatega abantu iminsi n'ukuri Imana izamwubakire barambane ikintu nagiraho inama uriya mugore wa Irene azambabarire akundura mwana ntazumve n'amabwire ndabizi ukuntu basajya baba abantu beza ariko n'ukuri ni mwiza uriya mukobwa rwose azakundura mwana asanze Irene yaramwirereye agenda amufate neza amufate nka mama we naho ubundi ibindi byose Imana imwubakire ni iki ukumbuye mu Rwanda kurusha ibindi Brianne utambeshye ni igitoki si ubwiye uvuga ko nkumbuye bebe n'ubundi wavuze ko ntacyo nkumariye abantu barabibonye ziba bakubajije muri rusange irangije wigira mu biryo gahambi Brianne indyarya iz'iki gihe shasa
nshaka igitoki we bana ariko ejo bundi banyeretse ahantu hari magaza y'abanyafurika tuzi guhata man nabyazo azajya biteka amaganda ariko sheri wanje hano uragenda ugafata ikintu muri frigo biba ari ibitoki bihase po biroroshye ukagenda ugafata nyine akaboro ikiboro nyine gifunze kirimo ibyo bitoki nyine ushaka bakita nuza fondete ngo mu cyongereza kitwa fondote baketi iki fondote mu izina ryiza sikari uri kuvuga bashyiramo amafiriti bagashyira mu mavuta bakazamura nakayunguruzo nakabake tugenda nyine muri ukagura nyine kaba karimo ibyo bitoki bihaze oya ndi kuvuga kakandi kakayunguruzo bashyiramo amafiriti bagacomeka mu mavuta bakavanamo friteze aho ugiriye imahanga wagiye umenya n'udufiriti ji oya share kagenda byihurira none se ubona byasaba iki kugira ngo Tesha abe seriyeze cyangwa se nyine ako DJ mbabarira umvugire bwa rimwe mu buzima babwiye kuno ndi seriyeze ariko se ngiye mfite ikibazo bashaka kuba seriye mu bijyanye n'iki ndagukunda bestie urashaka bestie aibe taikun sorry nuza Tesha ari seriye nyine mu buzima bwiwe busanzwe kubera yuko ni umuntu mukuru aritunze arimenya arigaburira ntago wakora ibyo bintu utari seriye ahubwo wenda mu buzima bundi bwanga kuri kamera cyangwa se mu mihanda umuntu aba agomba kuza akiyoroshya kugira ngo ubane na buri umwe wese so bamwe rero nibwo mpamvu mufata uko bashaka ni nayo mpamvu nawe ubona ko atari seriye ariko ni seriye mu buzima busanzwe nese Brianne ko ufite ubwenge bwinshi byagenze bite isi iragukara gukira nese Brianne nagiye urahagera ukavuga ati iyo mbimenya sinzamure Tesha izina rya Yesu ujya wicuza ko baba barazamuye Tesha hari ukuntu rebo zizamura abahanzi ntabwo rero njyewe ndi rebo na rebo irahanga oya twe ntabwo turi rebo nuko nyine mba nanga gukora ibintu ntari kumwe nawe ako ntabwo reka taikundi tumaze igihe ansaba ngo dukore nkamubwira nti rero biragoye uyu munsi nibwo nakubajije ndakubwira hari ninde wandikiye undi bwa mbere uyu munsi tureke nugashaka kungaragaza nkaho wenda ngo nagushatse cyane oya nuko nasanze narakuriye sini ndakwandikira hi my boo meze neza nese na Brianne aboneka wo bura gute umurushize umurusha amafaranga oya Brianne barabona okay mubaza gusobanura ntago ari uguhangana Brianne niba nguhamagara saa 7 uri gucya nkakubona cyangwa ryari oya ari mu kazi y'umuntu ariko araboneka mu bintu byose by'akazi araboneka wowe uri i Kigali umunsi wanze ukuntu ubuteye ni gutubura uzuko umunsi wanjye uteye se urandongora uzuko umunsi wanjye uteye se uri umugabo wanjye uzuko umunsi wanjye uteye se uri yala maswalini wala palakatu haibo zoko umunsi wanjye washeri wikipanga akazi babara niba ngukomerekeje ntabwo ariko nabi siko nsanzwe wowe muraseka iki nyine usenyambira nyine okay oya nyine okay Brianne nyine kangubaze kandi ubwiza ukuri sibyo nkubaze sibyo ubwo nyine uri guseka iki nyine wishimiye iki muri ibyo byose ku buryo umuntu atukundi nyine nkututsikize hari igitutsi nkututse njyewe iyo nabyutse kuba mwibukije kumenya ibikureba nkututse umva njyewe impamvu mba ndi guseka kubera yuko mba numva nyine nabyutse neza iyo ngize amahirwe nkabyuka neza nkabyuka wabyiciye ibumoso none se ahandi bimeze bite ahandi bimeze neza ahandi ni neza tuzazara bagiye kumpangira umurwano wanjye nanita pendo nzabuzwa se n'igikuza ubwo reka tubitinjajwe abantu bibaraguza bavuga ibintu batazi none se bamenya amakuru nkubwire banza unyumve njyewe nabayeho reka nkubwire maje kandi ntabwo iryo jambo ari njyewe urivuze njyenyine n'abantu benshi turihurijeho taikuni nta munsi n'uyu n'umwe uzigera ukora ibintu nkawe taikuni ngo unezeze abantu taikuni uzabyuka ukora ibintu byiza usange bamwe babivuze ko neza njya nkubona rega nawe buriya nawe hari ukuntu nanjye buriya ibintu njyewe kenshi DJ taikuni ariyenze ngibintu mvuga uriyenze njya ntangazwa no gusanga uri kuvuga ibintu niko byakagenza ariko ugasanga hari umuntu uri kuvuga ni ishyari byagenze gutya uri kunyumva umuntu kurusha ubwenge yego ra uri kumva rero iyo ukunda kuvuga cyangwa se
ntabwo wakora ibintu byose taikun gushimisha abantu iyo umaze kubona yuko rero utakora ibintu gushimisha abantu harimo abagushima n'abatagushima ufata umwanzuro ku giti cyawe ukora wowe nyir'ubwite ibigushimisha utitaye kuri runaka so niyo mpamvu rero ngewe abo ngabo bavuga ngo Brianne azaza ntazaza ubundi se birabaye nazaga ngo nze mu ngo zawe nazaga ngo nze umutwaro wanjye bawikoreye bate ikibazo nibature biraremereye niba nzaza ninjye bireba niba nazanaza kandi nabwo ninjye bireba uwumva babaye abanduruge ashaka ifu y'igikoma ateka agakoma anywe arye cyangwa aryame cyangwa ashaka hajya kwiba icyuma akiyahuza none se uza ninjye bireba bebe ako uyu munsi nageze anniversaire bana no sheri wamaze isabukuru nziza sho tuwasaka wanjye urakoze nta kibazo mani gusa hari igihe uvuga ijambo uzi ngo rirasanzwe ariko mu by'ukuri urankomerekeje niba hari umuntu wa mbere nabonye uvuga ijambo abantu ntibaryakira uko barishaka ni wowe ariyenza waretse umuntu ntabwo taikun yiyenza nta kintu na kimwe bari kuvuga kitari cyo arashyanuka kubera yuko avuga ukuri kwinshi nta muntu umwe ushobora kuvuga ariko se ninde wamusabye ukuri ninde wamugize umuvugizi wa leta ninde wamuvugize umuvugizi w'urubyiruko ninde wamugize umuvugizi uyu mushyanuko wanyu ko ari uzabakoraho wowe ko tujya tuvuga bakavuga ngo twigize abavugizi we ntabwo bajya badutukana ngo twigize abavugizi ngewe Mutesi Sharoneke young Tesha once again hano buri muntu wese aba hari kugira ngo atange igitekerezo ikintu cyose umuntu yambazaho namuhereza igitekerezo opinion yanjye uko mbyumva ubwo nyine ubwo twari turi gukomoza ko nagize anniversaire anniversaire yawe joyeux anniversaire mon bébé iyo gutyo gusa se nanaka world limit ako Bria uzko nagusabye 20 mani ntubime mani ntumbwire ko ntayaguhaye warayampaye se reba neza ndabona mfiteho yaramamagaye arambwira ngo wamuremera mani sinabwiye Tesha nabwiye Tesha nahinze ngewe sinagusubije ngo iki ko nasetse nkicecekera yo kugira ngo bigende bitesheri neza birakureba kandi ari amafaranga ye wamingiye he egora aho wahinze uhasibe aibo ako taikun ngenda mukunda Tesha ubaje gukubaza hari ibintu by'iwe byita babyita the sweet oya turagakazi ari gukora umva ngwe DJ naguzi yuko mu minsi yashize taikun nakubwiye ko yaje akambwira kandirira akambwira ngo yagiye muri one and only ngo none content iramushiranyira mukamanyiranze biragoranye biramucanze urumva ngiye kubona mbona ejo bundi ngo yagiye muri switch we ino content iwe ntabwo yanzima niba ndangije kubabaza wenda kuri ibyo niba ndangije kubabaza ngo uyu nguyu atari umuhanzi yabiki nazana iyindi kandi nagoye kubaza ngo ndetse nazana ibyo kwiba hanyuma itangazo YouTube yasohoye waryakiriye gute ko guhera ku itariki 24 z'ukwezi kwa 8 hagiye kwiyongera views urumva hari ukuntu YouTube yajyaga uploading ikiganiro ariko noneho mwebwe abantu bafite channel mwahiriwe views zigiye kwiyongera amafaranga ya YouTube arakwica ahari ngira ngo wazatwica nditwongera gukora ngiye na Tesha ko ntabwo nakora ndi ngenyine n'abantu babyumva birirwa bambwira ngo bakumva ibiganiro ntabwo nakora ndi ngenyine ngomba kuba ndi ubwo se nta kuntu wakoreraho kubera iki se ndinda aho nakorera hose ariko ndi kumwe na Tesha okay ariko ndabizi ntabwo wapfa gukoreraho mani biragoye kubera niki kigoye kiri kuvuga uburaya sheri kiri mu bya prudence se ntabwo byumve cye nacyo ngo cyabaye kimaraye ngewe ntabwo ndi kubyumva ibyo ndi kumva ari kumbwira ndi kumva ari iby'akazi ndi kumusubiza ko ari kumbwira nanjye nibyo navugaga aho ngaho kubera ko nyine no se ntabwo atwaye ibikoresho byose ntabwo atwaye Tesha byagora nibyo navugaga oya kubera iki se Tesha ubizi gute se ko wabona mu gitondo abyutsa akaza cyangwa nkabyuka nkamusanga nibyo so ubwo ariko nanjye ndagukunda nubwo ntacyo mariye gusa ndagukunda ugira umutima mwiza umva se kandi ubuhaye views ariko se takusha abantu bakumva abantu tuguheke tugukorera iki taikun uko se wamana unyurwa ni umva we uramamagaye urambwira ngo uri mu kiganiro uri dugiye kuncuruza so none ngo ntacyo nkumariye kuri 22 nujya guhembwa DJ uzamwibuka Brianne unamuha amafaranga barambwiye ukuri utoye muhaze Brianne amafaranga yafashe yacika cyangwa yakikubita hasi yamuca muri home
rero sheri wanjye wowe jya muri the switch ubu ugiye kubaza Tesha ngo ubagiye kunswitchinga nanjye muswitchinge turaswitchinga uyu munsi afite ibibazo ese DJ we nakuntu wajya umubaza kuri video call ukamushyiriraho ifoto wagabanyije amagambo winjana kure inshuti yanjye wiyinshira kure ubwo nari ndimo mfata umwanya ngo mbashimire cyane ambasaderi w'abahanzi n'abartiste muri Europe nimugaruka aza muri amagubaza mu bintu babiguhangayikishije n'ibyuma byawe se biba birimo byo gukoresha nyine udija hano hari ibyuma byinshi cyane kandi ikindi niba utarubizi reka nkungura ubwenge ku mudije nkanjye manager reka nkungura ubwenge petit ku mudije ntago hasaba tanitebo cyangwa ibiki bisaba external imwe ibiri narindi kumubwira urabona hari external ese ntago ngenda natangiye kudija kuri kuvuga ngaho nta uri kudija wanyari ari kwirirwa cyangwa ari kudija kwa DJ Renzo ari kwigira muri practice nkamubona inyuma n'ubukuri n'ubugufi kari kumubwira bwera inyuma kufita amaganya mwana wa mama oya nuwo uri kumbwira ngo iby'ibyuma hano hari ibyuma ahubwo ngiye bazambwire ariya nako dareka nani ngiye kuguha nase ngiye nangiye guha idea yo kuzana ibyuma hano kurangura oya ari byo nigeze guza erega ibirosheri ariko nabona kirigo nzana ibyuma mbikuye hanga kwera yuko mu rugo mfite ibyuma kandi byize biracyari bishyashya tebo iracyari nshyashya ndi kwibaza nta byuma nkeneye hanga as long as mfite laptop yanjye na external Icyongereza cyabaye DJ sigaye avuga Icyongereza ariko nukuri felicitation Brianne biri serie twibigira blague usigaye wari improvinze mu Cyongereza uravuga cyinshi kurusha mbere nukuri kw'Imana ufite kubishaka I'm proud of you ndashaka kwiga igifaransa nicyo nkeneye cyane kurusha ibindi sheri ubwo nyine je t'aime moi aussi je vous aime beaucoup nese DJ ugiye kumukupa umva bye kamupaze ngenda komeza mvugire kuri hano ndi mani minota 20 umwuka wawe bonyine urambereza imbaraga bebe winsiga bye sheri imani barinde moi aussi je vous aime oya nawe we miss you so very much DJ we miss you man bavuga tu me manque beaucoup tu me manque répète merci mes chers amis mereza mvuga igifaransa gato salut mon ami ça va tu es contente là-bas à Belgique ne rire pas à moi ne rire pas à moi mon ami je ne cherche pas parce que je suis à l'interview là maintenant mais je t'aime tu me manques beaucoup et moi aussi tu me manques beaucoup je vais très bien je viendrai bientôt vous me manquez beaucoup tu es mon best friend je t'aime toujours je t'aime umva ngutari umutoma rero ejo bundi umugabo yaneye uri kuntere tubaho ngaho naramubwiye ngo nzaze ejo bundi tubonane ok je vais te dire la mutoma que une garçon là-bas a me dire et il a me dire que il m'aime toujours d'aimer jusqu'à la fini aibo ndagukubita ndakwicisha igifaransa et moi aussi je viendrai pour que nous la mariage non je viendrai pour que nous fassions une émission je t'adore les gens vont beaucoup l'aimer mani babara ni rwari ngorora nababujije kuva kare Attends, écoute Brianne. La téléphone de taikun il a fini la muriro. Point mort. Tu comprends? Je parlerai bientôt très bien français. Oui, merci. À bientôt, mon ami. À bientôt. Je t'aime, bye. Mais oui, bye. Vuga ngo je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Barabyuka bavuga ngo turakundana. Kareba iwanyu hasha, bye. Bye. Wese ufite inshuti magara muvugana gutyo? ashanye nta nshuti ngira men. Ayiwe yangane bebe. Ahubwo ngira abantu dusangira ibihe. Harimo akantu k'ubwenge.
byagenda gute ngo wisukishe nk'abakobwa? ndisukisha nuko nari nabihambuye ntabwo urambona nisukishije usibye menshi yawe. Abavuga ko n'ubundi ugira menshi akaba ariyo mpamvu nta muntu waba yaragushyizeho menshi bihuriye n'ukuri. Oya menshi nyine ntabwo na ariko se mana ride clock it. Reka rero ngira ikintu mbwirira abantu kuri iyi kamera ya taikun. Ambajije kuri ibyo bintu ngo byo kwisukisha nk'abakobwa. Mujye mureka dusirimuke. Hari umuntu uvuka ameze nk'abahungu akunda kwiyambarira gihungu, akunda kubateye gihungu, songeye kumbona nambaye gihungu gatangira ukanekerereza mu myanya y'ibanga yanjye, mbibujije mu myanya y'ibanga yanjye, buri wese amenyane imyanya y'ibanga ye, bizadufasha kurushaho. Ikindi mfite uburenganzira bwo kwambara ikintu cyose nshaka kandi mbona kimbereye. Abanyarwanda bamwe na bamwe tujye tureka kugorana. Nambara ijipo uti nteye nabi, ati yo ndase, ati biki. Ni nambara ibintu rero bitari butuma ubona icyo kintu, nacyo tuze kugishwanira tugipfe. Mbibabwiye muri discipline, mbibabwiye ntuje kandi nta mutima mubi. Nyine reka tumenye ibitureba. Plus niyo wanareba ibitakureba nacyo, mpaka ahantu umuntu yambara ikariso cyangwa akambara boxer, ahantu nyine haba hapfutse gutya, hiyoroshe gutya, uhinjira gute? Tujye tuvugisha ukuri. So guys, please stop. Ntabwo ari byiza. Plus nanjye nubwo ntabikwereka ko mbabaye, ariko iyo ugomeza unjudginga bigera ngaho bikanya affecta ku bwonko se cyangwa se you know what I'm saying. You feel me guys? So please, I beg you, I'm on my knees. Ndabasabye murekera. Ase mugani man ngiye ibyo binshanga tu mu Rwanda ni wari audience imeze gutyo tu. Nyine aho usanga nuko nakuze na mama wanjye arabizi. Iyo uje muri comment ukandika ngo hababaje nyoko wakubyaye, mama wanwisakandira kanyigisha amashuri abanza yisumbuye, nkaba ngeze aha ngaha. Ejo undi nitwari turi kumwe igihe cyose, mama wanjye shize my best friend, ndamusura aranzi. Niwe wazaga kwishura akambwirira abayobozi ati umwana wanjye mumumera ipantaro iyo yambaye ijipo bigenda gutya na gutya. Niwe wandeze aranzi bihagije. Rero niba ngewe bose mama ushaka kunyibutsa ko nteye nabi se basi bro, mundeke nambara ibintu numva ndi fit nabyo. Abantu nanone rero mwagiye munkatira ngo nambariye umuhungu ibiki. Umuhungu wakoze ubukwe no mu diaspora, ntago ari uwinaha, niga nyine wabaye hanze cyane. Nta nubwo ari umuturage mu mitekerereze nkuko mubikeka. Nka benshi muri mwe muko mumeze. Mvugira urabareba ukuntu basa. Ariko se ufite kwishyura biri, ufite kwishyura gaze, ibice by'icuzwa byahenze, ukabona n'umwanya wo kujya kuganira ku buzima bw'undi muntu ubwaye bwakunaniye, uragwirira nubayeho nabi, warahushye, uringata, urasanzwe. Ni gute ufata umwanya urenga iminota ingahe, ubwa mbere ubwa kabiri Tesha postinze, ukajya mu buzima bwe ngo ateye gutya, ngo akunda ngo abakobwa bagenzi be, ukagera mu bintu bamugane nibo nibonera n'umugabo umuntu kumubuza isoko kuba abagabo bankunda mfite abagabo bankunda wawe utandeba gutya, mfite umusore undeba akavuga ati wow beautiful cute mugani wa Bogari, nagahita butterflies are flying. Aibo chérie, ne me touche pas mon ami. Uri kumva? Mfite umugabo ndeba akavuga ati Tesha once again je cherche vous à mon famille, tu vois. So nimukambuza umugabo chérie, hari abagabo bakunda rega, abagabo bakunda ibintu bitandukanye. Ariko bana gutwakosoramo kantu kuko abagabo bakunda ari benshi, ndabona ko ashobora kutagaragara neza. Oya urabakosora. Oya man, I'm serious. I'm trying to be serious here. Barahare ko si benshi cyane nkuri kubivuga, uravuze ngo abagabo ngo benshi. Mwereke muri DM zanjye. Njyari n'uwashatse kunegera indege ndabyanga. Nzagiye nakoze surgery, sinshaka kazancisha amijisho rigashobora kumbona gutyo ukagira ngo ndanaryoshye nagere nkakubihira. Aibo nzakuraho inda, nkureho wabereji, nkureho waceceji. Nsigare meze gutyo. Umenye ko nabaye mu DJ. Wabaye mu DJ. Kandi byanyabyo utagira ngo Felicitation. Ni ishyari ryanyu ushaka no kumbuza kubyinira. Oya. Ariko nariko ko nende kuvuga ko mfite abagabo bankunda. Ego. Numu mfite sheri, mfite umusore turi gutereta. Ariko ushaka kwegereza mikoro cyangwa ukava mu kiganiro ukagenda kuko ndabona mfite umusore turi guteretana. Abantu bakubwira ko gukundira icyo abagutereta. Mana yanjye mfa mfite amatsiko shiri kuko umva claque mana we baratavuga ngo nkunda abasore bagenzi. Ndabikubwira imbere inyuma ya kamera sheri wanjye ataza kubyanga nabwo yabikunda. Afite ibya nkundira ngenda bizi. Tesha, industry se niki kintu cy'ingenzi umaze kuyukuramo? Industry ni ukuvuga ibi mukora byanyu bya YouTube byacu.
ubwo nyine ngiye nawe n'abandi havuyemo ibintu byinshi ngombwa nkubwira imitungo yanjye ko ari aho muheramo birakara ushobora kuba ngukomerekeje urebye igihe umazemo wenda ntacyo wakuyemo. Mfite televiziyo ebyiri yo mu cyumba niyo muri salo. Tesha ujya wumva amabwire? Ntabwo njya numva amabwire. Really? Sinjya numva amabwire. I'm a real gangster. Wari bwabona umuntu mutaranavugana cyangwa umuhano umwanya wo kuganira mu gucira ngo guhita umwanga nta n'ikintu muravugana? Ntabwo mwanga ahubwo iyo energy zanjye zidahuye n'umuntu mujya kuri ndamwanga se naramuremye. Njyewe I just match with the energy. Niba energy zawe zihuye n'izanjye nyine n'ibintu bitabyikora. By then iyo duhuye nkabona nta ndakureka nyine nkujya kure. Tesha uzi guteka cyane? nawe uri guteka imitwe? Ndiye guteka ibiryo njye nkora na za mise en place chérie. Ntuzamenye njye nzi guteka mugabo mwiza nzagutekera. Reba akajisho kishije wanjye nakarijo ko ari ikijisho tereka tugiye kujya muri part nziza cyane n'ubundi ni the switch ni ikiganiro cya the switch tuganira byinshi about some about guest lives. Ahubwo sheri wanjye yagize isabukuru reka muririmbire. Twagiye my boyfriend twagiye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Ugira umunsi mwiza. Ibuka itariki wavutseho. Si mwiza. Ntabwo arivuga izina rye. Si ngombwa izina rwose ariko wumve yuko isabukuru nziza baby. Twagiye muri the switch sha. So the switch kuni imeze muratuga amafoto y'abantu batandukanye bakora imirimo isanzwe izwi. Mbereka mutumirwa wanjye nkamubaza ntise abantu ko bakora bino iyo batabikora nihe hande bari kuba bafitinga cyangwa se biri gucamo neza cyane. Nzara abantu bazwi cyangwa se mutumirwa wanjye bazi uwa mbere n'uyu nguyu yataba umuhanzi ari kubiki. Mvuge n'izina rye? Yego. Bruce Melody. Melody yataba umuhanzi ese karirimba neza kuko yari gukora ikimana. Kuririmba neza turabizi. Ariko aranasetsa Melody. Melody yari arasetsa cyane. Melody yari nko kuba nk'umwacteur. Muri za filime cyangwa se akajya agenda nko gusetsa ahantu ariko muri za comedy za Danger Pana wenda turaho dusanzwe. Did you know ko Melody yabanje gukina movie? Hari aho yageze gukina movie? Yeah, yigeze gukina movie. So this person Mutesi Scovia yari yataba umunyamakuru, yari kuba nk'umuyobozi runaka ushinzwe ikintu runaka ntamenya kuko afite babyita gute, babyita ngukira ubwenge nararibonye ibyo byose nyine ariko nyine ubona ko kabisa yayobora. DJ Brianne yataba umu DJ mwana ntiyari guteka imitwe bahu. Reba neza. Yari kuba pasterine ko Brianne afite imana muri we abantu benshi nabyo bazi biri seriye. Anita Pendo ibintu akora mana we nibyo ari gukora kuko ararenze. Amaji de Braka yataba umuhanzi yari kuba umucuruzi. Rocky Kimomo yataba umusobanuzi wa filme yari kuba nk'umu businessman ufite nk'ama business nyine menshi agiye atandukanye y'ibikamyo turamenya. Bushari yataba umuhanzi soye yari kuba umudira. Umudira nyine udiringa utuntu utamenya nyine kuko ntago Bushari yadirinze diro yakwanga. Element ele yataba umuhanzi yari kuba ari nka Israel Mbonye nyine aririmba nko mu makorari. Juno Kizigenzi yataba umuhanzi. Keri mama nasakoza ariko namwe tugana ku musozo. Iyo Element namuvuze. Juno Kizigenzi yataba umuhanzi yari kuba Juno nawe afite kunari hambo cyane ubu yari nko kuba nawe ari muri korari bahu. Byashoboka. I guess. Kenisoro. Umuzi n'ukuntu mubona.
Finisori yataba umuhanzi subu yari gukora iki hari n'abantu ntubona ari umushomeri urabitubwira nabyo Finisori yataba umuhanzi yari gukora ikira bituye no kuntu muzi Finisori nawe yabasha kudiringa kuko acishije bugufi Shadibu se ubwo yatabiki okay bya Shadibu no mu influencer se no muyego byataba mu influencer Shadibu yari gukora yarakuba afite nka salon de coiffure Unko shamana yanje mwija wanje Miss Naomie Miss Naomie afite ibintu byinshi akora ubu ngubu kuko tuvuga se ngiye ataba mu Miss kuba Miss biba rimwe bikaba bakabahemba bikarangira ukomeza ubuzima bwawe nyine nkuko bisanzwe ariko sibwo Miss Naomie mu influencer nawe Naomie yari gukora makeup yari kuba makeup artist yari kuba umukomedienne because she's so funny yari kuba akajya yandika ibitabo akabisohora kuko nibyo yaragisohoye kandi abantu twaragikunze Naomie yari kuba ibintu byinshi uko n'umuhanga cyane tereka Kate Bashabe yari kuba umucuruzi business woman iyo ninde ari nesana ari nesano rero mana simuzi ibintu byinshi iyo si bwiza agiye kurongorwa nande sinabonye ku gihe bashyiraho umusore w'ibigango manager we bwiza yataba umuhanzi yari kubiki yari kuba umumodo shyiraho yego mana we Skyto binakora byose nibyo yagombaga gukora Benjamin Mugisha Papa Runa yataba umuhanzi yari kuba pasiteri yari kuba umwarimu nko muri universite runaka yari kuba umukoraliste yari kuririmba muri korali atabaye pasiteri yari kuririmba yari kuba dirigente shyiraho Marina Debori yataba umuhanzi yari gucuruza akabari shyiraho Emirene yataba umunyamakuru yari kuba umukozi w'Imana Dumba yataba umu influencer yari gutema ibiti twikomereza Miki yataba umukinnyi wa filime yari kuba umu business woman Philip yataba umunyamakuru no DJ Philip tabyakora nyine ndibaza ari byo turebe Philip so yabiki Philip ariko atabaye n'umu DJ yakora bira biboro by'icyayi bashyiraho akazeru ku mutima ni barbecue harya bro ama coffee shop coffee biriya bya muri Qatar nese barbecue urayizi nawe narimbyitanye nyine barbecue none se ni gute ibintu bakireze inyama oya narimbya oya nese ibyo ni byata ariko ego ku mu boss coach Gael binakora biramubereye nibyo yari kuba nini nde nitwa Fuad nago Fuad muziho ibintu byinshi Benjamin Gicumbi Rugaju Rigane yari kuba umutoza yataba umunyamakuru w'imikino yari kuba umutoza agatoza ikipe runaka Rugaju ararenze mu bintu byo gutoza mbona yabishobora Axel Rugangura iyo ataba umunyamakuru w'umupira muri iki gihe cyangwa na kera muri rusange yari kuba umuhwituzi gute kubyutsa abantu yari kuba Axel Rugangura yari kuba yari gucuruza akabari David Bayingana kwiteranya na Bayingana yari kuba umucuruzi Bayingana David Bayingana afite nk'ahantu amazuko bati kwa Bayingana cyangwa se afite nk'ikizu kinini kirimo ibintu by'imodoka bira by'igaraje bakaza kugura Lorenzo ariko ugerageze n'uturimi ibi kuba ibyo nari utabingaburiye se taikun kwirukana hano si ikiganiro cyawe kitarangize nta n'ugushaka kumenya yuko uri mu nzu y'umuntu ngo ubyubahe ku buryo so wambangamira nka kwihorera nari binabone ongera kuhutura Lorenzo yataba
Lorenzo yataba yari kumutera amakofe shyiraho rag yataba umukinnyi w'umupira yari kuba umusirey king waninde Haruna Niyonzima yari kuba afite ibikamyo ku muhanda Nasiri Mahoro Nasiri mana we ndikubona ari mwiza cyane ikintu yari kuba koko simuziho ibintu byinshi Mutabaruka yari kuba umuyobozi ntamenye ibyo yayobora ariko yari kuba umuyobozi twigire kuri uyu uwo ninde Oda Pasi yataba umuhanzi yari gucuruza Bulldog yataba umuhanzi yari ku ngo mbizi Ndimbati yataba umukinnyi wa filime yari kuba umukomedi uwo ninde Toxic ngo mbizi Nsabi yataba umukomedi yari kuba Nsabi ariko nawe buni yacuruza yitwa nde DJ Adams Gomozi Daddy Kiramani yataba umukinnyi wa filime yari kugira nka yari nko kuba afite nk'ikigo gifasha abantu benshi Ish Kevin yataba umuhanzi yari kuba Kenisi yari kuba umuyobozi Sundi se afite ikintu ayobora Kenisi yayobora Gasogi Simbi Sabe nawe yari kuba umuyobozi Meddy yari kuba umuntu wo muri korali ndetse yagiye muri korali bishijeyo nkweretse ifoto itariyo no gushakira umuntu wanyuma tugiye gusorezaho ndamukura hehe nimabura ndabyihorera dore ari hehe dusoreze kuri uyu Jessica yataba umu influencer yari kuba umukomediye nawe yasetsa abantu Tesha wakifuza gutura i Kigali cyangwa mu ntara nakwifuza gutura i Kigali umuceri cyangwa kawunga umuceri n'akawunga byose ndabikunda igikoma cyangwa icyayi nta kimwe umusore wirabura cyangwa uw'inzobe six pack ntabwo ibyo bintu bya six pack yego sorry uw'inzobe muremure shani bijya bigera ku musore nshaka jye reka mvuge n'ivi inyuma yewe bana we ndashyushye ndumva nshatse umusore ushaka umusore umeze gute bana umusore muremure w'inzobe useka neza ufite mu kanwa hirabura ufite wateruye ibyuma ntabwo najya murambika hino ngunguru nawe nga ndambike hingunguru bizahuri nahashye shange nkunda abasore beza mbaze ibindi Rayon Sport cyangwa APR Rayon Sport Manchester cyangwa Arsenal Man U Cristiano cyangwa Messi The Ben cyangwa Bruce Melody The Ben Juno Kizigenda cyangwa Kenny Sol bose Ariel Wiz na Renesano bose come on man bavuga mu umwe ko bose sara abahanga okay Ariel Wiz gukora ubukwe imbere ya mariage se mariage n'ubukwe bitandukaniye nibyo ngiye gusobanurira mariage ni mu gifaransa ubukwe ni mu kinyarwanda kubyara mbere gukora ubukwe cyangwa kubyara nyuma yo gukora ubukwe ni ikihe cyaba kigwama oya reka igihe cyose njyewe Imana yamera umwana namubyara yamumabara tutarakora ubukwe yamuma nyuma y'ubukwe igihe cyose Imana yamera umwana namubyara dusoza ugira abantu inama rero inama ngiye kugira abantu n'ubwa mbere ngiye kugira abantu inama ndi sereta kuko nawe ngiye umfate seriye iyi nama se irarangira niyo nkorora ngiye rero inama ngiye kugira abantu muri rusange ni inama ngira n'abantu bose mbashije kwegera ntitukazajye tugerageza gushaka kwereka abantu ko turi beza cyangwa se ngo dushake kwimpressinga abantu uri kumva tuzajye nyine buri kintu cyose uzajya ugikora ushaka kwishimisha kuko n'ubundi nyuma ya byose umuntu akujajinga uko ashaka naje kureba nsanga Imana yo mu ijuru iraza igacekinga umutima wawe niba unafite inshuti ntibizajye kugutesha umutwe ngo ujye hirya no hino ngo ibiki Imana yonyine ireba mu mitima yacu yije gasanga mu mutima wa taikun hameze ukuntu hatameze fresh kandi ngewe umutima wanjye umeze fresh nta kibi mutekereza ntaki kandi turi inshuti uko byagenda kose Imana igukura uwo muntu mu buzima
so ntitukazajye tujya mu byo kwiremereza umutwe ngo ushake ngo kwishyushya umutwe ushake kujya hirya no hino ni keretse niba utizera imana yo mu ijuru ariko umuntu uri hano kuri no kamera ukurikiranye iyi ntuza ya taikun niba wizera imana uzajya ureka igihe kinini yo izajya ikuvangurira ibyiza igushyirireho ibindi wowe gerageza weze umutima wawe ugerageze ukora ibikwiye byiza bishoboka kuko ntabwo uri marayika ariko byibuze nzi neza ko iyo wagerageje uko ushoboye imana irabibona niyo kandi ukoze ikintu just like that nyine wabigambiriye n'ibiki byose nabwo imana irabibona kwa musa niko imana iza ukabona iguciriye inzira cyangwa se ukabona bigenze gutya rero njyewe inama nagira umuntu mureke twishimishe twebwe ku giti cyacu niba ubishoboye ushimishe n'imana kandi ntabwo uzashimisha imana ngo ube wababaje abantu bo ku isi ndibaza utagira umutima ushimisha imana wababaje abantu bo ku isi uramutse utagiye mu ijoro waba wazize iki bibayeho ugasigara ku isi n'ujya mu ijoro waba wazize ikihe cyaha uko ubitekereza icyo ubujajwe cyo reka tukireke turebe ibintu byaba bisa n'abiri seriye kamubwire rero njye kuntu nteye hari n'igihe mbyuka mu gitondo nakwari igihe ndyama nkabyuka nka 10:00 nta hantu njya nkabyuka nkagenda nkakaraba nkisiga nkagaruka mu gitanda baravuga ngo umunyabyaha abwira 17 nta kibi mba natekereje nta muntu mubi mba natekereje nta muntu mba natutse mu umutima wanjye buri clean cyane wenda gutekereza ku gahenikeni nagari icyaha so hari igihe njyewe rero umunsi wose wirambona nabaye intungane nani cyana kimwe nakoze singiye shukuri oya reka tubeseri ni zina ry'Imana yo mu ijuru none se reka ariko birashoboka nyine njye niba mbyutse 10:00 ahantu ndi bujye no mukabani ngo nkubitarane yo n'umuntu nkajya muri douche nkakaraba nkaza ngacana televiziyo yanjye ngashyiramo agasobanuro films.com mwirebera telefone isona cyane ni ya Brianne nanjye mamagara cyane ni ya Brianne niwe tuba turi kuvugana nta muntu ngirira ishyari nta muntu mba natekereje nabi ntawe nifuriza iterambere ribi na mba nakoreye ikima ubwo se imana yanyima ubundi sugo mana papa daddy waba unyemeje urunziza iki mukundwa naje nawe ariko ntabwo nabura kubaza kino kibazo hari abastari nahuye nabo bari kuvuga ngo uri mu bantu bazwi cyangwa se bamenyekanye ariko bari hambo cyane batanga n'ingero ushobora kugenda ku muhanda ugasangira n'umuntu niba ari akadrink ufite ukamuha mu gasharinga niba ari mu kabari ntago ubezinga kuri table yawe cyangwa restaurant urimuka cyangwa abantu bagusanga ukabajoininga niba ari icyo ufite ukamuhereza nta gihe wigeze kubikora cyane nakubwira ngo uri gutesha agaciro brand cyangwa se ngo uri overdoinga cyangwa ahubwo nk'istar mbere nyine urabona nk'istar wenda sinze ko abantu banyanga kandi nshima n'Imana pe ko abantu mwese mu nkunda nanjye mwumve ko mbakunda nk'istar rero sinzi njyewe guca ku muntu ntamusuje ashaka kunsuhuza aho rero ubwo byari byabaye byinshi noneho nkajya nca ku bantu Tesha nkagenda nkabahobera Tesha noneho rimwe umushuti wanjye arambwira ati ariko se ibuza bivamo biti ati ariko ushaka kwigaragaza neza ngo abantu bakubone ngati ibintu wapi ngo nta kintu kirimo I was like nanone se kandi wanga gusuza umuntu ukabona arababaye ukabona ntago ari bigitangira sinzi njyewe niba nabishobora ntago ari bigitangira haronge nakubonye nubwo nje wambonye harona kubonye uri gutegera abantu uri no kubahereza amafaranga in cash I was like damn none umwanaganye n'umwana muremure mu nzira bakubaza ibibazo basubiza ubona kuri ciyo bataye ba Brianne iyo none njyewe muye n'umufano ufite inkuru nta nubwo nyine nicyo ndi kwibaza nyine Peter story mpaka last kuko nanjye nje n'inkuru ni collab nanjye nta kintu bintwaye none se ndi igikisheri who am I you are a big person no I'm not a big person ni nako big person so can we try to speak in English if yeah I'm not a big person nigga I mean uzi umuntu uri big hano uzi do you know a big person uzi umuntu uri big ni Rurema wenyine abandi twese turi hasi fata urugero ruto kuri Ashton Hall niba hari umuntu uri big koko uramuniga se yaje mu Rwanda gukora iki yaje se muri Afrika gukora iki if he's big ari hambo cyane so ntago njyewe rero reka ibyo bya big ntacyo mbifata rero ndagukunda maniga I love you too nigga nubwo nta kintu umariye but you're my dream and you're my dude like oya ariko ntacyo ngumariye ngo uhaye views urabizi ko kizarebwa abaramu mbabareye mujye kureba mugende mukurikira bari bakumbuye barakureba sheri bari badukumbuye cyane don't worry inama nakugira ya boro ayijimije afani ayishyuye ariko nundi turasoje nakugira ujye uba hambo gende hambo ujye ukunda gusenga cyane kabisa ujye umenya yuko ibyo ukora inyuma yego twe turabibona sheri rega n'ubu nshobora kuba ndi kukubeshya ibintu byose twaganiriye nta na kimwe cy'ukuri kirimo ndi kuguha urugero nawe ibyo twaganiriye nta na kimwe cy'ukuri kirimo by then hari umuntu uri kureba wowe ibyo uri kuvuga hahandi ubuhisha hari uri kuhabona kandi karma is a bitch uko byatinda kose iyo uri umuntu mubi biragaragara so inama nakugira abahambo usenge ureka umutima wawe ujye ureka were kandi ushaka kuwinjizamo ibyaha ikindi kintu ni ukubera iki kandi ujye ureka guhangana n'ugakundi hangana nyine uretse mubwiye ni ukubera cyane umuntu ushobora kubwiraho wenda inkuru kuri taikun
utaranumva ngo mbaze ugahamagara uri kuntuka nyine why sinkunda umuntu wenderanya come on bro sometimes uzabaze DJ n'inshuti yanjye nkunda amahoro Bro. love peace more than anything kuryo atonganya umuntu utazi ko ari no kurengana that's nkunda wrong amahoro nyuma y'ishuri reka nkubaze wowe ufata kamera yawe ukayitereka ukagira ibyo uvuga mbere na mbere I'm pretty sure ko ubizi neza ko hari ibintu ugiye kuvuga kandi biri burakaza umuntu icyo kintu ni icyaha daboro ubugikoze ukigambiriye ese ubundi reka nkubaze ubundi isi tuvuge mu isi rusange tuve mu Rwanda izahindurwa n'iki nibitarimo abandi bantu nabo batuma nabandi bahari bahinduka amaragenda ugira ubwenge biri serema oya naga ari byo ubwenge sho this is me uvuze ijambo no for real you very serious you very smart ndabizi kuri smart but on the camera n'ubwa mbere mbonye nyine ba ya mana we ndabakunda mwese abara muri birebe iki kiganiro je t'aime beaucoup aba Canadien je t'aime Brianne naza muzamufate neza she's coming as soon as possible and Miss Naomie nabonye atwite congratulations usubireyo namahwa mu mateka yanjye bwa mbere mu buzima Naomie nabyara nzajya kumuhera bagutumiye mu kwa Naomie yabye bakagusaba ati Tesha turakwizeye mwita izina mwana mwitande baguha birenganzira mwana Naomie bamwitande na avu mbo umwana wa Naomie bambwiye ngo mwite izina ariko se ni ngombwa abantu bose bamenye ko twakatinze ngo twagiye wari guhita ukomerezaho ariko nako ntacyo mwakatinze nese nimwe mudakatinga namwe mwakatinze aibo let's go let's get it umwana wa Naomie namwe abivutse ari umukobwa yakitwa ishimwe Michael ari umukobwa avutse ari umukobwa yakitwa Michael Naomie oya avutse ari umukobwa agomba kuba afite ariko Tesha mera nkaho bagwaye mikoro uri muri sare papa wa Naomie arahari mama Naomie arahari famille zose irateranye bagwaye ijambo bati Tesha turakwizera twitira umwana izina avutse ari umukobwa agomba kuba afite izina rya papa w'icyo ni kimwe reka ubwo turebe irindi Tesha ise se bamwita Tesha ariko ntabwo akuze yarikunda biragoye avutse ari umuhungu se wona ringeze usemvuza akazina Naomie nagakunde reka njyewe nita umukobwa ubwo nihavuka umuhungu nawe nzamwita reka twige for now mbe nise umukobwa mwise arigerega yavuka ari baza ari utumanga tubira umwise gute umukobwa yitwa Ishimwe Michael yego umukobwa yakitwa Ishimwe Michael Ishimwe Michael tugeze mu gihe cy'impano umwana uramuha iki yavutse uramugenera ihe gift nk'umwana uvutse ari igihe cyo gutanga impano ku bana kijya kibaho umwana se n'ikiko nta kintu aba ari kurya nahereza Naomie ifu y'igikoma n'isukari nyine akajya kunywa igikoma agatanga amashereka ku mwana wahereza Naomie ifu umwana si nukumuha pampexes z'imvaburayi nese ikindi namuha nigi Tesha wakoze mani